aha papa azapfa ryari? Zapfa igihe nikigera. None se ushaka ko apfa imburagihe? Anapfuye imburagihe byanshimisha kuko nabamurokotse. Ubanza ugiye gusara kabisa. Kubaho kwa so birakubangamiye, urumva wagira amahoro yipfiriye. Vuga uti amahoro asendeye kuko kubaho kwe niko gukena kwanjye. None se niwe kazi kawe? Niwe utuma narya imitungo yanjye neza. Imitungo ugira ihe wangegeraho? Urabuzwa n'iki se kunuka ko rubanda rugufi mudufatira, ariko umunsi imitungo izaba yabaye iyanjye uzanyuba. Itungo uri kuririmba izakubahisha umunsi yabaye yawe ni iyihe? Nibura buriri wirirwa wizengiyemo. Nawe usigaye umenyeraga ha njye ndihinanga cyangwa ndaryama. Icyo cyubahiro ushaka niyo abacuri umukene. Nzakubaha musiga uryamye nkagusanga uryamye. Mba niryamiye nyine ntago mba miniranye. Reka nakuryama nako, ahubwo ndeba hazaza hawe nkahabura. Habura ute kandi aho hazaza nzaba ndi mu bakire ba mbere beza u Rwanda ruzaba rufite. Nkunda icyo cyizere uba bifite nk'ikimbwa yacitse igobe, ariko uzapfura imbwa. Utangiye kungendaho nawe nka papa. Ndakugendaho uri umuhanda, ikintu ndakibwira ububwa bwacyo kigashaka kuri inshingano. Ariko ari iki mushinga ukuye na papa muri bamwe? Turi bamwe cyane. Twese tuba twifuza ko wahiga akazi ugategura hazaza hawe. Ariko murashaka ko mategura kangahe ko mu minsi ya vuba mwese mu nyitimbwa muzajya muterwa ishema no kuvuga ko dufitanye isano. Ntabwo naterwa ishema no kuvuga ko nziranye n'imbwa yifuza kubona se yapfuye. Ariko utwo tugambo uri kwivugishwa n'uduki ko natanakenyuka nzamugubanya kuko imitungo yanjye ndayishaka. Wambwa we yishwe n'itabi, imitungo yovuga uzabona ari uko papa yapfuye ni iyihe? Kunyitimbwa kose ziranzu ziri mu mujyi z'ubucuruzi zizaba izanjye hatavuyemo na biriya bibanza biri kwirebero. Mbwa mushyukwa nabi uti ibibanza biri kwirebero n'inzu ziri mu mujyi ngo ni ibyanjye. Aneson ni ibyanjye cyane, maze umbwire ukuntu mutazanyibaha nzaba ndi mu bantu b'abatunzi. Yego mutunzi we, gusa umenye ko n'umunsi papa azataka n'igicurane kutazanyira. Ahubwo uzamenye ko gukira kwanjye biri hafi, ibyo bicurane nibita bimuhitana ahubwo uzamfashe tuvuze impundu. Ndakeka uko nakubwiye wabyumvisha. Nzongera kubona uri kumureba cyane uzahita umenya uwo ndiwe. Binde wundi se usibye kuba uri umwanzi w'ibyiza byanjye? Nza kuba ndiye nk'uko ubivuze, ntabwo nari kuba narashyashyanye nkuhigira akazi kora no mu hoteli ngo maze ukange. Nakanga se ahubwo waramigira akazi ko gukora amasuku muri hoteli ndi umuboyi. Jya ugakora umbonamo umuboyi? Umuboyi gusa se vuga uti imboyi. Ubwo se wakibura bwenge we ko wagize amahirwe irene murinda habi tukaba turi inshuti akamfasha tukakaguhigira, ubundi wize ko araho ari kumenera? Uzabaze njyewe sha sinakora amasuku naho utandukaniye n'umukozi wo mu rugo. Iyo mite tuba ufite ni nyabaki ku munsi umwe izagushirana. Ayo magambo uri kumbwira nzayakwibutsa umunsi nzaba nangiye kwigurishiriza ibibanza byanjye. Ibibanza ugira ibihe wambwa we, ahubwo vuga uti umunsi umwe uzifuza akazi nakurangiye ukakanga. Reka ntago nakicuza kuba narabaye karyasi yo muri hoteli nkawe. Iyo ubuze amafaranga wowe wita karyasi ahembwa wari kunyubaha. Cyo nkundira ingyasi muri Yemera. Ingyasi yahembwa amafaranga menshi mba hehe? Tandukanye umukozi wo mu rugo n'umukozi wo muri hoteli, urahita umenya umushahara mpembwa. Ndawumenya ngo umarire iki ko ingyasi yo mu rugo ihembwa 15 kuko we wenda hiyongera akantu ka hoteli ntago warenza tarani. Tarani ndi umumotari mpembwa igibiri wowe. Ibiri ryahe ahubwo uvuze moto mpita nibuka umwaku nahuye nawo igihe nari mvuye kureba ingirwa akazi wari wandangiye. Hari umwaku waba warahuye nawo uruta kuba nakurangiye akazi k'igibiri ukakanga? Va kutwe dufaranga avuga ibintu moto ya Sipiro yari dukoreye nje na motari. Iyo moto ya Sipiro ushaka kunyumvisha ko ariyo yatumye wanga akazi? Cyane rwose nayo yaba impamvu yo gutuma nakora akazi k'ububoyi. Iyo mpamvu ntago yumvikana wakibwaho. Yakumvikana neza uba yari we wicaye kuri moto ya Sipiro ikabura feri mukisanga hasi we na motari. Ariko nubwo uri ikibwa ibyo bintu ntago ari mbyumvanye gusa. Ni ukuri cyangwa nibihuha? Ibihuha byahese ko moto yabuze feri nirebera kiyo Imana itahaba nari mfuye nigurishiriza ibibanza byanjye. Ariko se ikibazo abonye kiri kuri moto cyangwa abonye kiri kuri motari? Tararengana yafataga feri moto ikagenda kurushaho nkaho yari afashe umuriro. Ni wowe wabonye ikibazo kiri hehe? Ntago ari ikibazo ahubwo ni akabazo gato cyane wikaremereza. Nakahe nyine? Akabazo zifite gusa ni aka feri ariko ahandi ntacyo zitwaye. None se kukibataga kosora uzirike kutumarira abantu? Mu minsi mike kari akabazo ka feri za Sipiro karaba kakemutse nabonye leta yabyinjiyemo. Nibagire bagakemure kabisa kuko ziri kuduhekura cyane. Karakemuka vuba humura ahubwo reka tuve kuri Sipiro reka tuvuge ku iterambere ryanjye. Iterambere ryawe ushaka ko tuvugaho riri hehe ko ntabwo mbona ko nureba nabi mu minsi micura buri imbwa rubebe? Uzabaze ntago nabimbwa n'imitungo yose papa afite namwica yose nkayisigarana. Ukumva ko wamwica bikaguhira gutyo gusa tu? Bitamira se ahubwo byabuzwa n'iki ko namwica mwibanga rikomeye? Iryo banga uvuga rikomeye menya ko waba uri gukomanga amageragere. Intero ubwoba ahubwo nawe menya ko nunyitambika uzabigenderamo. Nge se noneho
nzaba mbigendera mu nzira iki? menya ko nushaka kunyitambika mu mipangu yanjye tuzaba abanzi. Nyishakaho iki? ubundi gaha wasize agapira hasi nkakwinjiza muri diri y'amamiliyoni. Diru nyabaki? waretse tugafatanya tukica papa ko nzaguha akabanza kamwe nk'ishimwe. Ngo tukica nde? papa tukamwica burundu ubundi ngasigarana imitungo ye yose. Ushaka gusigarana iki cye? imitungo ye yose gusa nyine kubera ko uzaba wamfashije kumwica nzaguha akabanza kamwe. Gipfa wibuka uko nakubwiye, ataka n'igicurane nzakwiyicira ubwanjye. ushatse kuvuga ko utari kumwe nanjye? Ahubwo se nigeze mba hamwe nawe? Gusa menya ko utagifite iminsi irenze 2 muri uru rugo nyimenya imipangu ufite. ushatse kuvuga ko ushaka kwitambika mu mipangu yanjye? Imipangu ugira igihe wowe wambwa we, uretse ubugome ukorera muri urwo rutwe rwawe. ibyo wavuga byose ntabwo byanungura, uzamenya neza natangiye kugurisha ibibanza byanjye. Wambwa usibye ko nkureka ubona wankanga. komeza unuke sinkusubiza, nzagusubiza ndi kugurisha ibibanza byanjye. ni kutubika ahantu mu bwonko. Bwonko ugira se wanjye gerawe, papa agira akabazo na gatagira urambona. imitungo yanjye ko nyishaka bibi na bwizara. Tungo yawe ariko wowe ugira iki? ubu ndimbwa nk'uko uri kubinyita, ariko vuba ndaba ndi Bill Gates wo mu Rwanda. Vuba uvugura bukirimbwa wanjye gerawe cyangwa uri mageragere. komeza umbwira amagambo nka wakanyitwayeho neza. Kwitwaraho neza ndagusenga wanjye gerawe, ntabwo wari utitwaye neza aba ari ngewe kwitwararikaho. yego ahubwo uzaramuka unyitambitse mu mipangu yanjye nzamugukurikiza. Kabi wambwa we, azaramuka agize ikibazo agira, amategeko nzashyira mu biganza byanjye nkwihanire. nanjye uzaramuka unyitambitse nzakwica. Nawe uzaramuka umukozeho nzakwica wambwa we.